bifuje kugira ibihe byiza mwese mukurikiye televiziyo Isango Star mu aka kanya ndetse mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu umunyafrika cyo kuri uyu munsi wa none. Tumaze iminsi tuganira ku ngingo zitandukanye zigaruka ku kubaka umunyafrika twifuza, umunyafrika dushaka, tukanabihuza cyane na Afrika dushaka kubaka, ari nako tuvuga kuri Afrika dushaka mu ngingo zitandukanye. Twavuze Afrika dushaka mu mutekano, tuvuga Afrika dushaka mu itumanaho, tuvuga Afrika dushaka mu bukungu, tuvuga Afrika dushaka mu ngingo zitandukanye, ndetse uyu munsi tugiye kugaruka ku kuvuga kuri Afrika dushaka ndetse nuko yagerwaho. Uyu munsi turareba ese mu bijyanye n'umuco, umuco wagira uruhare ki mu kubaka Afrika dushaka. Bivuga ngo umuco ufite icyo usobanuye mu kwiyubaka kw'abanyafrika cyangwa se abantu muri rusange. Umuco ufite icyo usobanuye ku mibereho yabo bene gihugu runaka, ubwo tuvuga igihugu Rwanda, ibihugu duturanye nabyo, ibihugu byo ku mugabane wa Afrika byose muri rusange. Imico itandukanye ifite icyo isobanuye mu kwiyubaka kwacu nk'abanyafrika. Turarebera hamwe rero uruhare rw'umuco ndetse n'indangagaciro za Afrika mu kubaka Afrika dushaka. Ahangaha niho tuza kwibaza ngo umuco uraza kugira uruhare gute, ese indangagaciro nyafrika ziraza kugira uruhare gute, ese aho imbogamizi zigaragara ni hehe, ese hakorwa iki kugira ngo izo mbogamizi zibashe gukurwaho, hanyuma uyu muco ndetse n'indangagaciro zacu tuvuga zibashe kudufasha mu kubaka Afrika twifuza. Ni ikiganiro maze kumenyera yuko rero mba ndi kumwe n'abatumirwa koko. Uyu munsi turi kumwe na Honorable Sheikh Abdul Karim Harerimana, uyu yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, yabaye umujyanama wa perezida wa Repubulika, afite ubunararibonye mu mateka kuko iyo dusomye ibijyanye n'amateka tubona ko yavutse mu gihe cyo ku ngoma y'umwami Rudahigwa. Akaba kandi kuri ubu ngubu ari n'umunyamuryango wa Pan African Movement ishami ry'u Rwanda. Honorable, tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane, abadukurikiye muraho. Baradukurikiye nabo, twizere yuko namwe mumeze neza aho muri, aho mu rugo mufite ya spirit yacu y'ubunyafrika, ya spirit tugira muri Pan African Movement, tuvuga ngo ntabwo tuganya ahubwo dushaka umurongo kugira ngo tugenderemo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nari maze kubwira abadukurikiye yuko tugiye kuvuga ku muco n'uruhare rwawo ndetse n'indangagaciro nyafrika, uburyo biza kugira uruhare mu kubaka Afrika dushaka. Nibutse abadukurikiye yuko uko amasaha agenda iminota yicuma turaza kwakira n'undi mutumirwa nawe tuze kubana nawe, haraza kutwunganira mu gusesengura no kuvuga kuri ino ngingo, ariko mu gihe tutari twamuha ikaze reka tubanze tuyivugeho. Honorable, yo tuvuze umuco umuco uwumva ute, umuco ugira ruhare ki mu mibereho y'abantu? Tuganirize ku muco. Murakoze cyane ku kibazo cyiza nk'icyo. Umuco dushatse kuvuga icyo bivuze duhereye wenda no ku Kinyarwanda, ni ijambo rikomoka ku nshinga guca. Uriya mwana iriya mvugo ye ayica kuri se, ni nko gukura inkomoko. Umuco rero ni inkomoko. Duhereye ku Rwanda wenda abarirwo ntanga urugero kuko ariho turi kandi ari neho yacu. Umuco wacu tuwukomora ku bakurambere bacu. Abanyarwanda babayeho mbere yacu imyaka myinshi cyane, amagana n'amagana nimba atari ibihumbi. Hari ibintu bagiye bakora inshuro nyinshi, bimwe ari byiza ibindi atari byiza, uko igihe kigenda gisimburana bagenda bashungura, bagizaho neno basa nkaho bavuga ngo ibi ngibi tubyumvikanyeho. Ibyo bikitwa ko rero ari umuco w'Abanyarwanda. Twe natwe twabyica umuco kuko tubikomora kuri bo. Uwo ni wo muco. Kandi urebye n'ahandi nuko, wenda mu Gifaransa babita culture, mu Cyongereza ni culture, mu Cyarabu ni taqlid, nabo nuko nguko bashobora kubisobanura. Ariko muri rusange bikaba ari ibintu zaba imvugo, bishobora kuba ari ibikorwa, bishobora kuba ari ubugeni, bishobora kuba ari imivugo, bishobora kuba ari ibisigo, bishobora kuba
ari imirimo runaka bakora mu buryo runaka, bakaba hari ukuntu basa nk'aho babyumvikanyeho ko iyo tubigenje gutya ibi bidutandukanya n'abandi bantu. Abarabu bakagira ukuntu babyitwaramo, Abafaransa bakagira ukuntu babyitwaramo, bakavuga ati uyu ni umuco wacu twebwe Abafaransa. Abongereza bakagira, Abayapani nabo bakagira uwabo, Abanyarwanda natwe tukagira uwacu, ariko noneho tukagirira n'uwo duhuriyeho nk'Abanyafurika. Uyu mugabane wacu turiho tukagira ibintu biduhuza, ariko tukagira n'ibidutandukanya. Cyakora dushobora gushyira hamwe nanone, kwa gutandukana kukaba gushobora tukagukoresha kugira ngo kuduhuze nanone. Iyo urebye Afurika ushobora kwicamo ibice nka njya mbona hano yari ibice nka 3 gusa. Hari Afurika yingi dutuyemo hano, irimo Afurika uhereye mu majyepfo yayo ukazamuka ukaza hano twita East Africa, ndetse ugashyiramo no hagati ya Afurika. Ahangaha hari ibintu byinshi cyane duhuriyeho, 99%. Hanyuma ukajya muri Afurika ushobora kwita y'Iburengerazuba, ubwo ni ibice bimwe bya za Nigeria, ugafata za Benin, ziriya zitwaga za Togo, zitwaga Benin kera yitwaga Dahomey, ugafata za Ghana, za Cote d'Ivoire, za Senegal, za Burkina Faso. Aho ngaho nabo hari ibintu byinshi cyane bahuriyeho. Hanyuma ukajya mu majyaruguru ya Afurika rero, bo noneho n'ibara ryacu n'iryabo ubu dusa nkaho tudasa n'ibara, ariko kera twari bamwe bose barabirabura buriya. Buriya barirabura gasa. Kera hari hatuwe n'abirabura gusa. Abarabu baje ku Abarabu buriya si n'Abarabu gusa, n'andi moko yaturutse i Burayi yahaje mu myaka ya nyuma. Ariko mbere ya Kristo, mu myaka nk'igihumbi 1500, hari hatuwe n'abirabura, abantu bitwa Abanubi, the Nubians, babaga hariya muri Misiri, abantu babaga muri Libya babirabura, abantu babaga muri za Algeria, muri za Morocco, n'ubu baracyariho, ntabwo bashizemo bose. Njya mbona n'ubundi muri Abarabu hari abo ubona ari ibikara birabura kuko bajya gusa nanjye neza. Uzarebe niba ukunda no kureba umupira, uzarebe mu bantu bakiri umupira muri za Equipe, bafite imisatsi nyine y'Abarabu, kubera ko bavanze. Urabona bamara imyaka nk'ariya, Abarabu bamara imyaka itari hasi y'igihumbi na 200 300 baravanze. Ariko hari aho ibara ry'umwirabura rikomeza kwigaragaza. Harimo Abayahudi buriya muri bariya abantu bivanze n'abariya abantu bahariya, cyangwa bagumanye n'umwimerere wabo, kuko Abayahudi badakunze kwivanga n'abantu. Muri za Maroc bariyo rwose babara mu baturage baho, muri za Libya, muri za Tunisia, bacyumvamo ko ari Abayahudi, ntabwo bakunda kwivanga cyane n'abandi bantu. Harimo abantu baturutse i Burayi rero, muri za Espagne, za Portugal. Kera Portugal nta nubwo yabagaho, burya yari Espagne yitwa Andalus, yari igihugu kinini. Za France mu majyepfo yayo, za Ubutaliyani mu majyepfo yayo, aho hose bagiye bamanuka bambutse inyanja Mediterane, binjira muri biriya bice bya Afurika. Hanyuma rero n'Abarabu bagomba kuba aribo baje nyuma, baturutse. Urabona ko Egypt yari ahantu ifatanye n'igihugu cy'Abarabu, uhereye hariya hasigaye yitwa Israel, ariko hari n'ahandi yitwa Palestine, ubundi cyari igihugu kimwe. Buriya hari hatuwe Abayahudi n'Abarabu. Hanyuma ukamuka gatuwe muri za Jordani, ukamanuka epfo muri Arabiya nyirizina. Hari abantu barambutse, usibye ko hari n'abandi bari barambutse na mbere yo gatoya, mu gihe Islam yari itari yaza mu mwaka muri 622. Hari abandi bari baraje mbere baramutse iriya nyanja itukura, binjira muri Misiri. Ubwo icyo gihe nicyo yitwaga, ubu ngubu tuyita nako, icyo gihe kera yitwaga Egiputa. Burya kubwo twashyize mu Kinyarwanda Egiputa, ubundi ni naryo zina rya kamere kurusha irya Misiri, kuko abantu bari bahatuye ni Abakopti.
abakopte bakopte ndumva hari aho bihurira n'idini ni ubukristu bwahageze neza neza na Yesu ubwe akiriho. Bafite rero umwimerere wabo n'aba orthodox, hari byinshi cyane batandukanye n'abandi bakristu, ariko bagasa nkaho begereye ubukristu bwa kera kurusha abandi. Egiputa rero ni crypt mu cyarabu, Egiputa mu kinyarwanda ariko twabitaga kera, ubanza ari no muri Bibiliya ariko bahita Egiputa. Abo rero abarabu bahaje, hari abahaje mbere na mbere ya Kristo gato cyangwa nyuma ye gatoya, ariko hari abenshi baje nyuma Islam imaze kugaragara mu mwaka wa 621 na kabiri aho ngaho. Abo ngabo rero nabo nibona kubwiraga ko nabo bafite umuco bahuza, ariko nanone tukengera tugahura twese nk'abanyafrika burya kagira natwe undi muco duhuza twese nk'abanyafrika. Reka uwo tuze kugarukaho mu kanya uvuga ngo ari biduhuza. Ndibuka nigeze kuba ndi kumwe n'abana bo mu gihugu cya Romania mu burayi bw'uburasirazuba. Yego. Ndababaza niki muzi kuri Afurika, nababaza gutubazo twinshi tw'amatsiko. Bati ikintu tuzi kuri Afurika nuko hari abarozi. Ubwo numvaga mu kandi mubaze niba ikiduhuza n'uburozi bw'ubamo. Turaza kubigarukaho. Nahoze mbwira abadukurikiye yuko tutari twenyine muri studio, ahubwo tuza kuba turi kumwe kandi na Kazayire Judith, nawe turi kumwe nawe muri studio, tugiye kuba tumwakira. No mu membre cyangwa se umunyamuryango wa Pan African Movement ishami ry'u Rwanda, akaba ari no muri komisiyo y'umuco muri uyu muryango. Urumva ko araza kutuganiriza byinshi. Reka tumuhe ikaze muri studio. Kuri tekinike mudufashe dute tumuhe ikaze nawe aze dukomerezeho kubijyanye n'iki kintu kiduhuza umuco, ariko durebera hamwe muri Afurika ibiduhuza. Naho mu kanya gato cyane. Bakunzi ba Isango Star TV, ubu mwadukurikira kuri platform ya Canal Plus Africa ku muyoboro wa 386. Wadukurikira mu Rwanda hose aho wibereye no mu bihugu birenga 20 bya Afrika kuri decoder ya HD. Isango Star. Inama y'umunsi. Abavandimwe barimo baramarana, barapfa amasambu, turigwizaho amafaranga, ariko umunsi n'umwe tugapfa tukabisiga, tugasiga bya bindi byose byatumye tutabana n'abantu amahoro, kandi nidupfa nta na kimwe tuzajyana. Inama y'umunsi. Bakunzi ba Isango Star TV, ubu mwadukurikira kuri platform ya Canal Plus Africa ku muyoboro wa 386. Wadukurikira mu Rwanda hose aho wibereye no mu bihugu birenga 20 bya Afrika kuri decoder ya HD.
yako karuhuko gato rero twadufashe turagarutse kandi nanone mu kiganiro cyacu ni ikiganiro umunyafurika mu gikurikiye turacyagaruka kuri wa muco nkuko twahatangiye tuvugaho turi kuvuga ku muco turareba uburyo umuco wagira uruhare mu kubaka Afurika dushaka ntabwo turavuga Afurika dushaka mu buryo bw'umuco twari tutangiranye na Honorable batubwira uburyo umuco wifashe muri Afurika uburyo hari ibiduhuza reka duhe ikaze mugenzi wacu waje mu kiganiro cyacu ka Zaire Judith nawe benshi muramuzi mu buyobozi bwacu bw'igihugu akaba yaranabaye umuyobozi w'intara y'Uburasirazuba akaba kuri ubu ngubu tumufite muri studio nka komiseri wa komisiyo y'umuco muri Pan African Movement ishami ry'u Rwanda ndetse kandi akaba hagiye kudufasha gusesengura byimbitse ibijyanye n'umuco turarebera hamwe ese muri komisiyo y'umuco bakora iki ngo baze kugaruka ku muco cyo kimwe mu bibazo numva mfite hafi cyane mbere yuko kigaruka reka mbaze gwikaze muri studio murakoze yego hanyuma mugeze hano nabakurikiraga yarambona mugenda mujyana na Honorable burya dusobanura hari ibintu duhuriyeho muri Afurika kagaruka yavuze uburyo Afurika irimo nk'ibice bitatu atwereka uburyo hari Afurika ya West mu burengerazuba afite ibintu bahuriyeho cyane yagarutse cyane ku majyaruguru uburyo Afurika y'abarabu cyane nabo bafite ibyo bahuriyeho ariko kandi atwereka uburyo iyo dushyize hamwe twese dushobora kuba hari ibyo duhuriyeho byinshi bitandukanye mbere yuko tuza gusesengura ibyo duhuriyeho reka namwe mubanze mutubwire mwebwe umuco nko muri Pan African Movement umuco musobanura mute umuco usobanuye iki ku bunyafurika murakoze najya mbanze mbashimire ko mwaduhaye uyu mwanya Pan African Movement kugira ngo tuganire ku muco n'uruhare rwawo mu kwimakaza ubunyafurika muri Pan African Movement komisiyo y'umuco n'ubuhanzi n'itangazamakuru ni imwe muri komisiyo zigize Pan African Movement warubaje rero uti mu muco muwubona muti twebwe muri PAM umuco tuwubona nk'imico imigenzo imyifatire imyitwarire iranga abantu runaka abantu mu muryango runaka nimvuga umuryango ubwo ni nka sosiyete kandi tunazirikana ko mu by'ukuri n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2013 ryavuguruwe muri 2015 rivuga ko umuryango ari wo shingiro ya sosiyete uko rero imigenzo n'imico n'imyifatire ibimeze mu muryango iranga abantu runaka umuco niwo ugaragaza ibintu bishobora kuba bihuza abantu mu gihe cyashize ibyo tubona mu gihe cyashize ibyo tubona mu gihe cy'uyu munsi ndetse n'ibyo tuzabona mu gihe kizaza uko ibyiciro by'abantu bigenda bihererekana twe rero muri Pan African Movement umuco tubona nk'inkingi ikomeye ishobora gushingirwaho kugira ngo iterambere ndetse n'ubumwe bwa Afurika byimakazwe cyane kubera yuko nk'uko nyakubahwa Sheikh yabivuze mu by'ukuri abanyafurika bahurira kuri byinshi ariko n'ibyo batandukaniraho byakoreshwa mu guteza imbere Afurika tuvuge nk'ibijyanye nk'ubuvanganzo tuvuge ku buhanzi tuvuge ku bunyabugeni uko ubunyabugeni umwihariko w'ubunyabugeni mu Rwanda wakundwa muri Afurika ni nako ubunyabugeni bwo mu kindi gihugu cya Afurika wenda Nigeria cyangwa ikindi umuntu yavuga bushobora gukundwa mu bindi bihugu bityo umuco ukaba inkingi y'iterambere ku bintu byinshi iyo tuvuga ku amateka ya Afurika menshi arahuye ay'ubukoroni ayuko intambara zo kwibohora ubwo bukoroni zagiye ziba yose abanyafurika bayahuriyeho ni nayo mpamvu twe muri Pan African Movement dutekereza ko Afurika igifite urugendo mu kwibohora cyane cyane mu mitekerereze cyane cyane mu kunga ubumwe kugira ngo habeho ryajwi rimwe noneho habeho no kwibohora bwa bukoroni kuko nubwo ubukoroni habayeho ubwigenge mu bya politiki
ariko haracyari ibintu byinshi biboshye Afurika, haracyari ubukene, haracyari abanyafurika kugira imyumvire yibona nk'abanyafurika bagakunda iby'iwabo. Haracyari urugendo rurerure rwo kwibohora ku buryo umuco wa Afurika washingirwaho kugira ngo mu by'ukuri iterambere rya Afurika, ubumwe bwa Afurika tugende tubiganaho. Niyo ntumbero rero dufite nka Pan African Movement, kandi dufatanya n'ibindi bihugu kugira ngo twimakaze. Waravuze ngo haracyari ikintu kijyanye ni nko kuba hari dependance mu buryo butandukanye, se n'umuco twaba turimo turagenda tutagira independence mu buryo bw'umuco. Ubwo nari ntekereje uburyo njya numva abantu hanze aha basa nk'abiramata bavuga ngo umuco uri gucika, biriya twabifata nk'aho ari dependance nayo ishingiye ku muco. Honorable, mubyumva mute mwebwe? Cyane, kandi ahubwo biri no mu byago bikomeye Afurika yagize. Ikinafite yari nakwiriye kwigobotora nk'uko yigobotoye abakoroni bakava kuri buno butaka mu buryo bumwe, kuko nabwo ntabwo byarangiye neza. Burya twabonye tubona amadarapo, dushyiraho indirimbo zitwa iz'ibihugu, ariko ntabwo twabigobotoye neza. Ibyago twagize burya byari bibiri bikomeye cyane. Icya mbere ni cy'ubucakara. Abantu baturukaga hanze y'umugabane wacu bakaza bakadutwara iwabo iyo ngiyo, tukajya gukora imirimo ikomeye bo batashoboraga kwikorera, bakadufata mbese nk'umutungo cyangwa amatungo, kugeza igihe abantu babirwajinije iyo bari aho ngaho bashobora no kubitsinda mu buryo cyangwa mu bundi, ariko ntibyarangiye neza. Uyumva ko bikinahari hamwe na hamwe iyo ngiyo za Amerika n'ahandi. Icya kabiri cyaje gisimbura ubwo bucakara ni ubukoroni. Kuko burya bakubwira ngo twaciye ubucakara, ntabwo bigeze babuca. Icyo bakoze ni ukutongera gukura abanyafurika muri Afurika bakabajyana iyo ngiyo kure, babasanze iwabo, noneho babakoresha nanone bya bindi n'ubundi babakoresha. Mu Rwanda twari twaranze kuba abacakara batujyana hakurya iyo ngiyo, ariko baje aha ngaha iwacu baduhingisha ikawa, baduhingisha icyayi, baduhingisha pamba, baducukurisha amabuye y'agaciro, babitwara iwabo. Ntabwo twari tuzi n'agaciro kabyo cyane, amabuye twari tuzi gukoramo intwaro n'ibindi nk'ibi. Hanyuma badushyiramo n'imico yabo. Rero ibintu byacu byose barabisuzugura, babyita ibishenzi, babyita ubuhakanyi, babyita bibi, bakabitwumvisha badukubitije ikiboko, bakabitwumvisha batwereka iby'iwabo, batubwira ko dore ibintu ahubwo twari tuzi kuvura Kinyarwanda, imiravumba tuyitera ku ngo zacu, imibirizi n'ibindi nk'ibyo. Batashwida ibi ngibi, ahubwo dore hari agashinge, hari ikinini, nabyo bikozwe mu bintu nk'ibyo, ubundi niho biba biturutse. Umuravumba ubu ngubu kuwuha umuntu ukiri muto aravuga ati bandoze, ni bya bindi bakubwiraga ngo icyo bazi muri Afurika n'uburozi. Umuravumba ugahinduka uburozi, igishushi igahinduka uburozi, kandi ni nabyo bakora muri iriya miti yindi. Mukuri nuko bayikora mu buryo wenda bushaka kuba bwamara imyaka. Turanaragwa muri Afurika cyane, menya tugira uburozi cyane, kuki babitwitirira? Buriya ntabwo bifite impamvu. Iwabo se ntabubayo baroga gisirimu ntitumenye. Niyo myumvire nyine badushyizemo. Abazungu ni abarozi, bararoga cyane kandi cyane no kurusha abanyafurika. Natwe turaroga, uburozi bwacu dufite bajya banabita ko ari black magic. Ubwo hari black magic ni ukuvuga ko hari na white magic. Bararoga rero cyane, n'imiti yabo ubundi ubwayo ni uburozi. Ni nacyo gituma banakubwira ngo hari ikintu cyitwa drug abuse, no gukoresha umuti nabi. Ariko biriya binini n'umwa niba bakubwiye ngo uranywa antibiyotike miligrame 500 ku munsi ukanywa 1000 biraguhitana. Niba bakubwiye kinine amagrama 80 ku munsi ukanywa 200 biraguhitana. Biriya ni uburozi. Ariko kuko ari ibyabo
bigahabwa utundi tuzina twiza bikitwa overdose n'ibindi nk'ibyo, ariko ubundi nabyo ni uburozi. Natwe rero dufite ubwacu ntabwo twabuhakana, ariko icyo bakoze cyane cyane ni ukutwoza mu bwonko bakadushyiramo yuko ibyacu ari bibi, umuco wacu ko turi inyuma, natwe tukemera ko turi inyuma, ko ibyaba ari byo biri imbere. Ni nacyo gituma ureba mu nk'igihe cy'ubukoroni bamwe twari tunariho nubwo tutari bakuru cyane, ariko hari ibintu bikeya twagiye tubona, ukabona nk'umuntu wize bamubwiye ngo wowe bamaze gutandukana n'abariya nasko na nyoko na sogokuru batazi gusoma no kwandika, ubu wowe wabaye evoluwe, wateye indi ntambwe yo kuva muri buriya buturage, yo kuva muri primitivite, waje noneho urenda kumera nkatwe. Bakaba babiguhera na carte ugendana, ukemererwa kunywa byeri noneho yo mu icupa, ukava ku rwago rwo mu gacuma n'umusururu n'ibigagera ibindi ngibyo, ukambara nkabo, hanyuma rero ukajya ugenda nk'abazungu, ukuntu kugendera amafiyeri, ukajya ugenda nk'abazungu ukavuga nkabo, kwa kuri bavuga ka nawe ukumva ari byo bikubereye, kubera ko mu mutwe warangiritse, wamaze kwangirika, ibyawe byose ukabikandagira hariya. Nicyo rero ni ibyago bikomeye cyane burya twagize mu ntambara. Rero tugomba kurwana ni ukugerageza gusubira ku muco wacu, cyane cyane ko ari na mwiza nk'abanyafurika. Ibintu byacu birimo indangagaciro nziza cyane. Ubu ngubu ahubwo bamwe mu bazungu bareba ukuri, bashaka kugerageza kwiga bazijyeho nabo baba abantu nkatwe, ko twe zirimo ubuntu n'ubumuntu. Bamwe barimo gutekereza ko bashobora kuzajya baziga nabo kugira ngo babe abantu bagira ubumuntu, ariko bikabagoraho gake. Tuzisubiyeho ndakurahiye nibwo twabona n'iterambere rya nyaryo, kuko twaba dufite aho dushingiye hacu. Uyu munsi turimo turaganira kuri ibi mu kiganiro cyacu. Ntagire abakeka yuko twaheje urubyiruko. Kenshi nkunze kuba ndi kumwe n'abantu bakuru, hano ejo ndimo nganira n'abantu bambaza bati ikiganiro cyawe ko tubonamo abantu bakuru, ukeka ko twebwe bajene tutari abapanafricaniste muri twebwe? Ndabwira nti muri gahunda birimo, kandi ni koko birimo, ariko ubwo nkomeje ku rubyiruko kubera yuko nirwo rufite ijanisha rinini hano mu Rwanda. Reka mbariho mvuga by'umwihariko, nirwo ruri gushinjwa ko rutarimo rurakurikira, rurimo rurata umuco, kuko nibo benshi iyo bawutaye w'u Rwanda bita bigaragara cyane. Iyi nakwita intambara yo kugira ngo uyu muco tuwusigasire, mu gihe umubare munini wabakagombye kuwusigasira ari bo bari gukururwa n'iyo mico y'ahandi, cyane cyane kubera iyaduka ry'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga. Muri Pan African Movement mu bihuza mute, uru rugamba murubona mute, murahangana narwo mu buhe buryo? Murakoze. Nibyo koko uko ibyiciro by'abantu bigenda bibaho binahererekanya indangagaciro, hagenda hagaragaramo imbogamizi zijyanye nyine no kuguma kuri wa muco wacu. Reka wenda mvuge ntanga ingero mu byo tugerageza gukora kugira ngo uyu muco twe kujya kuri. Mu kanya warubajije uti ese turimo kugenda umuco wacu tuwutakaza, hari izo mpungenge. Reka ntanga urugero rw'ururimi. Burya ururimi rw'abantu ni kimwe mu bintu bikomeye bibaranga nk'umuco, kandi ururimi ni kimwe mu bintu bikomeye gituma abantu basabana, gituma abantu bumvikana, gituma n'abantu bumva neza amahame abagenga nka sosiyete. Mu mbogamizi rero zimwe harimo kugenda dutezuka ku rurimi rwacu, ugasanga ubwo ntabwo mvuga urubyiruko gusa, ugasanga mu by'ukuri umuntu ntagishoboye kuvuga rwa rurimi rw'ikinyarwanda rw'umwimerere. Hari ibiterwa n'amateka, hari ibitaraturutse ku bantu, bikomoka ku mateka abanyarwanda b'ingeri zitandukanye bagiye babamo. Ariko noneho muri iki gihe dukwiye icyo tugerageza gukora, tunasaba abantu mu by'ukuri gushyiramo imbaraga, ni ugusubira kuri rwa rurimi rwacu. Abana bacu tukabigisha ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, tukabigisha umuco, kugira ngo burya niyo utekereza mu rurimi rutari urwawe hari ibintu byinshi utakaza, kuko ugerageza gutekereza mu rw'abandi kugira ngo ubishyire mu rwawe, cyangwa se ubihindura ubijyana ahandi, ugasanga ni imbogamizi.
icyo rero ni kimwe mu bintu tugerageza gukora kugira ngo twimakaze umuco wo kuvuga ikinyarwanda ubwo muri Afurika, umuco wo kuvuga indimi za Afurika zitandukanye kugira ngo n'ibyiciro by'abanyafurika uko babaho bigende bihererekanya iyo navuga intwari ikomeye kugira ngo isigasire umuco. Ikindi navuga ni ubuvanganzo. Kera Nyakubahwa yari abikomojeho, bimwe mu bintu byari bikomeye cyane byasigasiraga umuco nyarwanda, byigishaga n'abanyarwanda kuva kera na kare n'itorero. Ariko abakoloni baje nicyo kintu cya mbere bagerageje gusenya bwa mbere. Ngira ngo uyu munsi turishimira yuko igihugu cyacu cyagaruye itorero kugira ngo ribe igicumbi cyo kwigisha abana b'abanyarwanda umuco. Niho bigiraga gukora imirimo itandukanye, niho bigiraga gucura, niho bigiraga guhamiriza, niho bigiraga imikino uyu munsi tutakivuga cyane ubu twita gakondo, iyo gukirana, iyo kwiyakana n'ibindi byinshi twagiye dutakaza, kandi mu by'ukuri byari bifitemo ubuhanga bukomeye cyane. Uyu munsi rero urubyiruko tugerageza kubashishikariza kugaruka kuri izo ndangagaciro. Nibyo umuco urakura, umuco ugenda wevuru, nanjye ndabikoze bya bindi, umuco ugenda ukura, ariko mu by'ukuri nubwo dufite ibyiza dutira ahandi nk'ikoranabuhanga n'ibindi bidufasha kwihuta mu iterambere, mu by'ukuri ni byiza ko abantu bakomeza kuzirikana umuco, tukagira indirimbo zo mu Kinyarwanda, tukagira amateka yanditse mu Kinyarwanda, kugira ngo n'abanyarwanda bavuka uyu munsi n'ejo hazaza bajye bagira aho barebera umuco nyarwanda ukuri kugira ngo bakomeze kuwusigasira. Ni byiza, ni urugamba ku ruhande rwanjye ko mbyumva navuga ko rutoroshye, kubera ko niba koko twemera ko abaturage nyine umuco ubafasha kuba hari icyo bahuriyeho, ubwo bafite aho babikomora, ko Honorable yahoze atubwira umuco ko ari nko gukura ikintu ku kindi. Aha narimo nibaza se ubu biri ngombwa ko abajene kamba aribo nibandaho, biri ngombwa ko abajene tubatoza kumera nka kwa kundi abakera bari bameze mu mivugire, mu migirire, dushingiye ku bihe turimo? Kuko impamvu mbivuga, hari igenge no mu ndirimbo z'abana bakiri batoya za generation y'abahanzi bari mu myaka ya 2017 kuzamura, akavuga amagambo yose nkumva ndikumva amagambo ariko simenye icyo arimo aravuga. Yajya kuvuga aho ibintu aho abantu bishimye akavuga ngo hahiye, narimenyereye ko gushyara umuriro ugurumana, akaba ariko abivuga. Uwe n'abagenzi be bagize ryajanisha rinini mu gihugu bakabyumva. Honorable urabona biri ngombwa ko dushyira imbaraga mu kubaha ya migirire ya kera, cyangwa tubareke ahubwo tubyo bavuga tubizane tubireme neza? nawe mbwira tubiretse iherezo rya birihe twazatakaza ubunyarwanda, kuko ubunyarwanda bushingiye ku muco w'u Rwanda, ubunyarwanda bushingiye ku rurimi rw'ikinyarwanda. yaramaze kubivuga Yudita. Nuramuka uvuze ngo ufunguye umuryango, ibintu byo hanze byose byinjira uko byakabaye, binamirwe bunguri ibikenewe n'ibidakenewe, ejo uzasanga ufite abantu wanza Musinga ariwe wabise intiti. Niko Musinga yabise. Urabona we abazungu bamaze gera mu Rwanda, nubwo baje kumwanga kubera yuko yanze kwemera ibintu byabo ku ngufu, ariko nta nubwo yababuje kuba mu Rwanda. Icyo bagomba kukimushimira mu kuri, kuri ababwiye ngo ibintu byanyu ngiye simbishaka, sininjira mu Kristo, sinkora iyo migenzo yanyu, ariko ufite uburenganzira kuza mu Rwanda mukakora n'ibintu ariko twanabyumvikanyeho. Hari abanyarwanda babigiyemo rero ako kanya, bya bindi twavugaga mu kanya bamaze kubibakundisha bakabibagiza ibyabo. Rimwe rero Musinga yajya babonaga wese ko mbona mwabaye intiti. Abo banyarwanda babigiyemo, abo banyarwanda intiti bundi mu Kinyarwanda cyanya cyo tuvuga uyu munsi ni abantu bize cyane bibitangaza, ariko ubundi Kinyarwanda cyanyacyo ni ibitoki bataye hariya bashaka kuzabikoramo wenda kwengamo umutobe urwagwa n'ibindi, iyo bitahishije neza byapfubye, nibyo byitwa intiti.
ati ndabona mwarabaye intiti ntabwo mwagumye ngo mukomeze mubi igitoki uko kiba kimeze nta nubwo mwabaye umuneke noneho ngo nibura tubengemo uwo mutobe muri hagati no hagati ntabwo mukiri abanyarwanda b'abandi b'umwimerere nta nubwo muri aba bantu b'abazungu icyo ngicyo rero turamutse rero turekuye ibintu gutyo ngo urubyiruko rwacu rwigendera uko rwishakiye amaherezo uzatakaza byose duhereye no kuri urwo rurimi umukuri ayo magambo wari umaze gutangamo urugero najyaga nyasoma kuko hari ubwo nanjye njya ku ikoranabuhanga hayaga ngo turahatwika hahiye ariko siri ngo nyuzamo imiyaga ibintu nk'ibyo nkajya nibaza ariko icyo bashatse kuvuga aha ngaha ni iki ubwo uramfashije kuko ndanasobanukiwe none nta mpamvu yo kwica ururimi kuko turacyafite amagambo y'ikinyarwanda ashobora gukora muri ibyo ngibyo ururimi narwo rurakora ntabwo tubyanze ariko nibazanemo biriya dukeneye ikoranabuhanga nk'iyi telefone badushakira ijambo ryayo mu kinyarwanda kudawunilodinga babidushakire mu kinyarwanda gutwitinga babidushakire mu kinyarwanda badukorere indege badukorere gari ya moshi badukorere ibintu biriya dukeneye mu kuri kuko ururimi rwo turarufite nibarukuze ariko be kuruzanamo ibintu birupfobya ibintu bishobora gutuma rutakaza agaciro ibintu bishobora gutuma ururimi tuzarubura rimwe tuba intiti abandi kandi hari abibeshya yuko ngo burya iyo ugiye ugafata ibintu byose byo hanze uko byakabaye biturikira cyane cyane mu bihugu by'uburayi ngo nibwo buteye imbere no ntabwo ari byo hari ibihugu byateye imbere rimwe na rimwe no mu rwego rw'ubukungu bikaba birusha ibihugu by'uburayi ariko binakomeye ku muco wabyo ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi hari Ubushinwa Amerika ifite umwenda w'Ubushinwa utagira ingano mu rwego rw'ubukungu ubu ngubu Ubushinwa buri kure Amerika cyitwa ko ariyo ya mbere ariko Ubushinwa nta mwenda wa Amerika bufite Amerika niyo ifite umwenda w'Ubushinwa za Japani ziriya umuco wabo bafite umwami wabo iyo ahise abantu bararyama hasi bagashyira urabona ko bakunda abayisilamu dusari tugashyira agahanga hasi kubera Imana mu Japani bagashyira agahanga bagashyira hasi kubera umwami yahise umuntu ukomeye cyane Abahinde ujya ubona Modi minisitiri w'intebe wabo yaje na hano ngira ngo hashize imyaka nk'ibiri iriya myenda y'iwabo uko Gandhi yayambaraga niko nawe akiyambara ntibibabuza gukora ibyogajuru ntibibabuza gukora nuclear weapons ntibibabuza gukora ibitangaza barabarwa ku isi mu rwego rwa tekinoloji abaganga beza ubu ngubu ku isi babarwa ku isi Abahinde barimo ariko n'umuco wabo ukomeye uriya mudesenga inka umuco wabo niwo muco wabo iyi nkiga hita mude kifata gutya agapfukama yakumva ngo umuyisilamu yiriye akababara akenda kwiyahura ngo murarya inka koko murarya Imana ariko ntibumubuze gukora n'iryo terambere natwe rero duhagaze kandi tufite n'ingero wenda dusaza urugero rwo mu Rwanda honyine dufite ingero nziza zitugaragaza ko umuco wacu dushobora kubakiraho tugakora ibintu tugakemura ibibazo none se twagize jenoside yakorewe Abatutsi muri kino gihugu kugira ngo tugere guhana tuniyunga duca umuco wo kudahana hari ubwo twigeze dusubira muri faculty y'amategeko i Butare cyangwa ahandi ntitwafunguye gusa igitabo tukajya mu muco wacu tutari ikintu cyitwaga gacaca kera tukizana kidukemurira iki kibazo dukemura ikibazo tutari gushobora gukemura dukoresheje aya mategeko aya ngaya asanzwe ubudehe urabwumva buravuga buri munsi ibyiciro by'ubudehe nyakubahwa bikozemo ngira ngo uri nyine uri gavana hariya mu burasirazuba
twarwanyije ubukene dukoresha umuco nyarwanda. Cyagiye cya IDPRS ya mbere iya kabiri abantu barenga miliyoni zingahe bavuye mu bukene dukoresha umuco wacu wa kinyarwanda, kandi n'ubu turacyawukoresha. Umuco rero wa kinyafurika ushobora gukemura ibibazo byose, ntabwo mvuga ko ari bimwe, ni byose, ariko tubanze tubyumve, urubyiruko rwacu rubyumve, natwe abantu bakuru tubyumve, kuko natwe ntabwo turi shyashya. Hari abantu muri twebwe bacyumva ko bagomba kugenda kizungu, bakarya kizungu, bakavuga kizungu. Hari umuntu w'umunyakenya ndumva ntacyo bitwaye umuvuze n'izera witwa Njonjo, waramwumvaga nawe? Yambara imyenda akamanza gufunga karavate nk'uko umuzungu ayifunga, kandi abazungu barimo kugenda bazivaho buhoro buhoro, sinzazasigara. Cyangwa yaritabye Imana sinibuka, kuko yarakuze cyane. Imyenda ikajya kumeserwa London, yarafite n'umutungo urahari, imyenda igaturuka London yose. Yabona abirabura, ariko ari no muri Kenya, ariko yabona abirabura bagenzi akabona ati no aba baracyari inyuma rwose, aba ngaba abantu bakirya ibigori, abantu bakibuza umuravumba n'umubirizi. Ibisubizo birahari, ariko hari abagenzi bacu natwe abantu bakuru bakiturimo rwose bagitekereza. Tugomba guhindura imitekerereze, tukagira ukubohoka mu mitekerereze yacu. Ubundi umuco n'indangagaciro ni ikintu kiri kinini, ku buryo kubivugaho mu isaha imwe tubirebaho mu buryo twabibyaza umusaruro mu kubaka Afurika dushaka biragoye cyane. Reka twibande noneho ku byo duhuriyeho, tuzagaruka no mu zindi ngingo z'umuco. Twashobora kuvuga ku ukwemera byonyine, tukakuvugaho ugeze gusa nk'ukomoza ku bijyanye no gusenga. Nibuka ukuntu nitwa uwiringiye Imana, ariko iyo bavuga ngo iripagani ryawe ni irihe, mvuga ko ari uwiringiye Imana, nkavuga ibi nabyo ntabwo ari byo. Ubwo navuga patience ngo niryo rikristo, ni naryo ryiza ubwo ngo niryo ryiza ryo rikirisitutse. Ubwo no mu bundi buryo ubwo urumva naho harimo discussion nyinshi zirambuye ku buryo tutabivuga akanya ngo bidukundire. Ahubwo reka turebe noneho ni ibihe bintu duhuriyeho muri Afurika twashingiraho, kuko muri Afurika, mu Rwanda dufite umuco wacu, i Bugande wabo, muri Tanzania wabo, ariko turashaka kubaka Afurika dushaka, kandi dukoresheje umuco. Turahuza urwo runyurane rw'imico gute? Biraza gukunda bite? Mu bidukorereho discussion uko mubyumva. Reka Sheikh akomerezeho uko abyumva, hanyuma nawe uraza kumwunganira kuri iyo ngingo. Nigeze kuvuga yuko hari ibyo duhuriyeho byinshi cyane nka Afurika. Icya mbere, umugabane wacu urabona ukuntu uteye, ni umwe, uretse ikirwa kinini kiri hariya ku ruhande cyitwa Madagascar, n'utundi turwa duke turi hano ku ruhande twa Seychelles, na wenda no kuri runo ruhande rw'uburengerazuba hari ibindi birwa bikeya biriyo. Ariko ubundi ni umugabane ufatanye, wegeranye, ufite abantu mukuri bafite inkomoko imwe, nibo benshi. N'abo ngabo navugaga mu kanya yuko bakomoka ahandi, ariko ku myaka bamaze muri Afurika twamaze kubabamo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana ukuntu yawukoze uyu mugabane, hari ibintu biduhuza bijyanye n'imiterere. Urebe nk'uruzi rwa Nile ruhera hano mu Rwanda, urubizi nabyo? Twarabyize muri geography. Rukazamuka rukazaduhuza na Misiri, kilometero ibihumbi n'ibihumbagaza. Urebe uruzi rwa bita Kongo, narwo rukomoka mu Rwanda buri. None se nta hantu uzi bita kuri Krete Kongo Nile. Nyine hariya niho ni imisozi, amazi amwe arazamuka akajya muri Nile nyine, andi nayo akajya muri Kongo, akajya gukora uwo mugozi. Ibi rero biraduhuza.
hanyuma amateka akaduhuza nanone iby'ubucakara, iby'ubukoroni, ibibazo bikaduhuza bitandukanye. Intambara zajyaga zibaho rimwe na rimwe ariko zikarangira ari uko twabaye na bamwe, tugashakana, twuzuzanya, ibi biraduhuza byose. Hanyuma rero icyo dukeneye uyu munsi, navuze ko mu biduhuza mu bijyanye n'umuco ni indangagaciro zawo. Umunyafurika ahava akagera, uhereye firiya Cape Town ukazamuka ukagera Alexandria ya Misiri, ugahera mu burasirazuba bwa Afurika ukajya mu burengerazuba bwayo, umunyafurika ni umunyakuri. Umunyafurika ni umuntu utanga isezerano akaryuzuza. Umunyafurika ni umuntu ugira ubuntu n'ubumuntu. Ibi ni ibintu bibiri bitandukanye ariko biranga abanyafurika bose. Umunyafurika ni umuntu navuga ufite umutima ukomeye wo kwihanganira ibibazo bitandukanye kandi afite n'ubwenge bwo kuba yabikemura. Niko bari bameze kuva kera, imyaka ibihumbi n'ibihumbagaza. Urere ku mateka ya Misiri tubona ko yari imbere ya Kristo y'imyaka hafi 4,000. Ubumenyi urebye ni naho bwatangiriye bw'isi yose, ndetse n'umuntu urebye ni umunyafurika. Umuntu wa mbere agomba kuba ari umunyafurika, kuko abantu bose iyo tubapimye uwo munsi, iyo bapimye uwo munsi muri DNA usanga barimo amaraso ya kinyafurika, ufite makeya ni 15%. Ibi rero byose tubishyize hamwe tukabyumva gutyo, tukabifata gutyo, tukirengagiza ibyo twashyizwemo n'ubukoroni, ibyo twashyizwemo n'ubucakara, dushobora kubaka Afurika dushaka. Hari abantu bajya bakoresha ijambo bifuza, ntabwo ari ukwifuza, ni ugushaka. Iyi niyo dushaka, nka kuriya twayivuga muri 2063 ko izaba imeze. Ibi rwose tubyubakiyeho kuri ayo mateka dufite, ku bibazo twahuye nabyo, kuri ubutaka bwacu duhuriyeho bunakize cyane cyane, ariko nta wundi mugabane ukize nka Afurika. Ariko nayo mateka y'ubumenyi dufite n'uyu muco, ziriya ndangagaciro nari maze kubwira mu kanya, ubona ni ubupfura bwuzuye mu kuri, dushobora kubaka Afurika kandi tukabana n'abandi neza. Birumvikana ni ibintu biri yabivugaga nkahita numva ndimo ndabyiyumvamo, nkavuga nti ubundi kuki bitemera buriya, kuki niba ndi kubyiyumvamo hari n'undi muntu udukurikiye kuri televiziyo nawe uri kumva iyo spirit irimo iramufata, ubundi kubera iki hari kugenda haza imbogamizi? Wakora commentaire gatoya ku byo yari amaze kuvuga, hanyuma ukanaturebera no kuri izo mbogamizi, ubundi kubera iki byanga, cyangwa ninjye uri kwibeshya biremera, haraho biri gukunda? Mutubwire. Murakoze. Wari utubajije ku byo abanyafurika bahuriyeho n'uburyo babibyaza umusaruro. Tugendeye no mu nkingi z'iterambere tuvuga uyu munsi, hari ibintu byinshi abanyafurika bahuriyeho. Tugiye mu nganda ndangamuco, ubuhanzi, ubunyabugeni n'ibindi, abanyafurika bose iyo urebye bafite ibintu byabo bakora by'umwihariko bishobora gutuma umuco wabo, ibyo bakoze bashingiye ku muco wabo, mu by'ukuri bibazanira n'ishoramari, niba ariko navuga. Ibyo rero nk'abanyafurika twese tubisangiye ariko tukanabikunda. Mu kanya honorable abivuzeho, ikintu cyo gukunda ibintu by'iwacu. Ubundi urukundo ni imwe mu ndangagaciro ziranga abanyafurika bose, kubera yuko uko babagaho mu miryango, cyambere bagiraga imiryango yagutse ahenshi cyane muri Afurika, ariko noneho no mu kugira iyo miryango yagutse bagakundana, bagakura ari abantu bamwe.
mu buryo rero bw'imibanire nabwo Afurika ifite umwihariko, navuga ko sinshaka kuvuga ngo isumbye indi migabane, ariko ubona ikintu cy'ubusabane cyo gukundana ari umwihariko ukomeye. Muri ubwo busabane rero za nganda ndangamuco zacu tuzisangiye, tugakunda iby'iwacu, twabigura tukabana nabyo, ariko tukakoresha n'ikoranabuhanga uko riza, tukabigira byiza kurushaho. Tugiye mu bya politiki, Afurika yishyiriragaho ubuyobozi ikunze, ikabwubaha, kandi n'ubwo buyobozi bugakora mu nyungu z'abaturage. Uyu munsi turimo kuvuga ubu ngubu turi no mu gihe cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi, ariko umuntu agiye gusobanura ngo demokarasi uko yahoze muri Afurika, hari icyo yari ibaye, yari ikeneye gusa kugira ngo uko isi yagendaga ikura natwe ibijyanye n'iterambere tubibone, ariko ubundi iyo igumaho wenda ubu ngubu Afurika ibigeze kure, kubera yuko urabizi ko mu byakoreshejwe mu bikoloni hari n'ibihugu byakoresheje kuvuga ngo mbese bagukure wese usigara uri umunyafurika ku ruhu gusa, ariko imyitwarire n'imigenzereze n'ibindi byose uba uri umuzungu cyangwa uri umunyamahanga. Rero imbogamizi zikiri muri imbogamizi zigituma mu by'ukuri ibyo bintu biduhuza byinshi muri Afurika tutabibyaza umusaruro ngo bifashe gutera imbere nk'umugabane, ikintu cya mbere ni imyumvire. Wakivuzeho kare, turacyaboshye mu bitekerezo by'uko tutashingira ku by'iwacu kugira ngo dutere imbere, ahubwo tukararamira mu mahanga kuraramirayo tugahaha y'ibyiza n'ibyiza. Ariko mu by'ukuri tubyubakiye ku muco wacu, hari intambwe byaduteza nini. Imbogamizi rero dukwiye guhangana nayo nk'abanyafurika, nk'abanyarwanda, nijyanye n'imyumvire, tukibohora mu bitekerezo, tugakunda ibyacu, tugahanga indirimbo z'iwacu, tugasubira mu buvanganzo. Kandi mu by'ukuri niyo umuntu arebye mu muco nyarwanda by'umwihariko, iyo turebye uko abanyarwanda n'abanyarwandakazi babyina intore no guhamiriza, ni umwihariko ukomeye. No mu yindi mico muri Afurika bafite imyihariko yabo. Ibyo bintu byose tubyubakiyeho, izi mbogamizi zihari twazikuraho, ariko dushingiye mu buri guhindura imitekerereze n'imyumvire, tugakunda iby'iwacu, tukiyubakira icyizere, ndetse n'urubyiruko rwa Afurika rukumva ko icyo cyizere cyabafasha kugira iterambere tugeraho. Urakoze cyane. Turimo turagana ku musozo, turimo turarebera hamwe noneho icyakorwa. Yaratubwiye uburyo ibikenewe ngo bikorwe, noneho reka turebe ni bandi tugiye guha izo nshingano. Ese ni umuturage nyiri gushyira mu bikorwa ibyo twarimo tuvuga, ni umuyobozi wo mu nzego bwite za leta umureberera, kuko nicyo badufasha abayobozi, ni ukuvuga ngo tubakurikire, nibo tugiye guha izi nshingano ku ikubitiro. Honorable, urumva izi nshingano tuzishyire mu biganza byande ku ikubitiro, ubundi tuvuge tuti turabibariza aha ngaha? Ni twese ngira ngo ni nako iri Afurika dushaka muri 2063 niko ibivuga. Ibitekerezo n'ubundi abayobozi baba babifite, ni nabo bafata ibyemezo, ariko kugira ngo dutere intambwe ya nyayo nuko umunyafurika, uriya muturage uri hariya muri Shiri, uriya muturage uri hariya mu mashyamba ya Kongo, uriya muturage uri hariya abo bitwa aba Bushman, tekereze nkako iryo zina babita abantu abanyabihuru, Bushman ngo hariya South Africa. Uriya muturage uri mu mashyamba ya hariya muri Ghana, ya Cameroon, nawe bigomba kumugeraho, tukagendera hamwe. Naho ubundi nibisigara hejuru gusa mu bayobozi, abanyafurika, abaturage batabirimo, nta ntambwe twatera ishobora kugira akamaro na gatoya. Tugomba rero kujyana, abayobozi nibo bagomba kujya imbere, n'ubundi nibo bagomba gusunika, nibo bagomba gufasha kubisobanurira abaturage. Abaturage bamara kubyumva, ubwo rero akazi mukuri kaba koroshye. Naho ubundi wasanga ufite urwego rw'abantu babandi bameze nk'abayevori wenyine, bavugira iyo ngiyo mu birere kandi bikagarukira iyo ngiyo mu birere. Tuba tugomba kumanuka. U Rwanda rurimo gutanga urugero rwiza, urebye mu buryo ruyoborwamo, hari ibintu
ugera hariya mu giturage ugasanga umuturage rimwe na rimwe yatanze n'umunyamujyi kugera kuri ibyo bintu, rimwe na rimwe yatanze na bamwe mu bayobozi baba bararangaye gusobanukirwa ibintu, kubera yuko batekereje koko ariko noneho bakabisangira n'abaturage, bakabibakangurira, abaturage bakabijyamo, ubwo iterambere ryanya ryo mukuri rikaba ryoroshye. naho buri niwe usanga ushaka kuvuga ngo niba ari ibikorwa remezo tugiye gukora bihuza Afurika, wigeze kumva umuhanda ukomeye cyane uva Cape Town ugera Cairo, hari train iteganyijwe izaduhuza tweze hano muri Afurika n'ibindi nk'ibyo iyo abaturage batabirimo barabisenya kuko ntabwo babaza akamaro kabo, ariko iyo ari ibyabo warabibabwiye bakabisobanukirwa baranabirinda kubera ko baza akamaro kabyo. Twese rero turabazwa. Ya na umwanya nawe ugakora commentaire yawe cyane cyane uyohereze ku muntu utatekerezaga ko umuco ufite icyo umaze mu mibereho ye, kuko hari benshi iyo tuganira umubwira ngo umuco ibyo by'umuco mumbwira kumva nyine ari no kupinga ariko atazi n'uwo ari wo mu by'ukuri. Hari message wamuha nk'umuntu uba muri komisiyo ifite umuco mu nshingano muri Pan African Movement, cyane cyane unashingiye no kubiba biteganywa gukorwa muri iyo komisiyo ariko bigenerwa abaturage. Akoze ibyo nongeraho kubivuzwe, ubutumwa ndashaka no kugohereza ku babyeyi kuko uyu munsi turimo kuvuga urubyiruko, hari uruvuka, hari urufite aho nakuruvuka n'abana, ariko hari n'urufite aho rugeze. Ariko mbere y'uko umuntu ava iwabo akajya mu ishuri akajya muri sosiyete muri rusange kugira umusanzu atanga, hari indangagaciro aba yaravomye iwabo. Ikintu rero cyo kurera twita ku muco wacu nacyo tukigarukeho. Ariko ikindi nihuse, umuntu utekereza ko umuco ntacyo uvuze kuri wo, ubundi umuco iyo utawufite ntaho uburi. Bigeze kubivugaho za ntiti batubwiye gupfubiramo hagati, ntube hariya ntube iwanyu, mu by'ukuri uba hagati nk'ururimi, ariko ururimi rufite akamaro gakomeye urutuvugisha. Rero nakangurira abantu ko mu by'ukuri twavoma mu muco, harimo ubukungu bwinshi dushobora gukuramo, tugashobora kwiteza imbere dushingiye ku byo twagezeho. Bigeze kuvuga ku mwimerere w'u Rwanda muri Gacaca, urugero rwavuzweho. Uyu munsi tumaze imyaka 20 hafi n'8 jenoside ibaye mu gihugu cyacu. Bivugwa ko twajyaga kumara imyaka 20 tugihanganye n'imanza ziturutse kuri jenoside yakorewe abatutsi, ariko Gacaca izo manza nyinshi yaraziciye kandi igira n'uruhare rukomeye mu kubanisha abanyarwanda. Imyaka 200. Imyaka 200 niyo yari twajyaga gutwara duca. Iyo tujya mu nkiko izi tubona bitabo z'amategeko, na n'ubu tuba tugihangana imyaka 200 tugihanganye n'izo manza. Ariko uyu munsi izo manza zaragiye, abanyarwanda bafite uko babanye, abanyarwanda bamaze kugira intambwe batera. Ibyo rero dukwiye kubivomamo amasomo, tukumva ko mu muco wacu harimo n'umwimerere twajya tuvomamo, tugakemura ibibazo bitwugarije nk'abanyarwanda, ndetse bigakwira no muri Afurika hose. Murakoze cyane. Mu by'ukuri njyewe nk'umuntu wakuri iki kiganiro nubwo nanjye nari birimo, ikintu nkuyemo gikomeye cyane nuko umuco watugirira umumaro. Ubwo ndi gusangiza abadukurikiye icyo nkuyemo. Umuco watugirira umumaro dushyira mu bikorwa indangagaciro z'uwo muco nk'uko mwigeze kuzivugaho, urwo rukundo, ko kwiyubaha, ko kwishakamo ibisubizo, nizo ndangagaciro tubona muri uwo muco wa Afurika nk'uko Honorable yabikomojeho cyane. Munyemerere ngare ku musozo w'iki kiganiro mbashimira cyane kuba mwakitabiriye. Tuzongera tubatumire tubiganireho birambuye ko umuco ni ikintu cyagutse, indangagaciro ubwazo ziragutse, kuzivugaho mu kanya nk'aka gatoya ntago byadukundira habe na gatoya. Reka nshimire cyane rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Buri gihe nsoza mbabwira ngo tubeho tutaganya ahubwo dushaka umurongo. Ubwo mu muco rero tubeho noneho tujyana n'indangagaciro z'uwo muco, duhereye ku wacu
ubwo na bagenzi bacu mu bindi bihugu nabo bakurikira indangagaciro z'imico y'iwabo mu bihugu iwabo, ubundi twese duhurize hamwe ibiduhuza tubibyaza umusaruro, ibidutandukanya nabyo turebe uko tubikurura bigirirana umumaro kugira ngo tubashe gutera imbere dukore cyangwa se tubashe kugera kuri Afurika dushaka nk'uko ariko tubivuga. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe n'Uwiringiyimana Patience.